murakoze. Pahuro Wizera, umunyamakuru wa Radio Rwanda. Muragira muti ibihuhwa biravuga yuko ingabo za FPR zishobora gutera akaduvayo, mukavuga muti ndizera ko bidashoboka. Bakababaza bati ese dukurikije amasezerano ya Arusha Perezida wa Repubulika aramutse atarahiye, muti ndizera ko bidashoboka. Ubuzima ko budashingira ku cyizere kandi gutegeka ko ari uguteganya, ni izihe garanti zifatika mwaha abanyarwanda muti izo ngabo za FPR cyangwa se n'abandi baba badashimishijwe n'iyo guverinoma yagiyeho ko abanyarwanda bakwizera umutekano mu gihe gitaha? Murakoze. Urabaza uti bihuha ku kaduruvayo ka FPR, barakubwira bati hari ibihuha ku kaduruvayo gashobora gutezwa na FPR, barakubwira bati none Perezida wa Repubulika atarahira wowe ukagendera ku cyizere, urumva bizagenda bite? Ni izihe ngingo zifatika waha abanyarwanda kugira ngo bumve ko ushobora koko kuba ibyo babwira ari byo? Ingingo nshingiraho nizo zo kuba ninde wari uzi ko dushobora gushyikirana na FPR kugeza ubwo koko tunemeranwa tuti tugiye no kubana mu nteko ishinga amategeko, tugiye no kubana muri guverinoma, tugiye guturana? Ninde wari ubizi ibyo? Ku byerekeye rero kurahira kwa Perezida wa Repubulika, Perezida wa Repubulika amasezerano y'amahoro niwe wayasinye mu izina ry'abanyarwanda twese ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa 8 1993. None se nabuzwa n'iki kumugirira icyizere koko kw'ibyo yasinye yiyemeje kubikurikiza? Ubwo murumva nabyenza ni koko agize kuba ari umukuru w'igihugu ntamwubaha, agize no kuba nawe ubwe yarasinye yiyemeza gukurikiza amasezerano akubiye muri iki gitabo. Ndumva rero nta kundi ntabigenza uretse kumva nyine ko ari uko bimeze.